Hayi muraho neza ubukunzi ba filime agahinda k'umubyeyi uzisi burya koko ngo Imana ireberera imbabare ntihumbya igihe cyose ihora iri maso nuza kumva ukanareba neza ibintu byose bikomeje kugenda bibera muri filime yacu agahinda k'umubyeyi biraza kurangira ubonye neza ko iby'isarama yobera kandi Imana ifite inzira zirenga igihumbi zo kuba yagutabaramo igihe cyose wahura n'ikibazo. Muri filime yacu agahinda k'umubyeyi nyuma yuko ubugambanyi bw'uyu mugore ngo ni Gisele yagiye akorera Kamariza n'umugabo we Bobo bwabashije kuba bwajya hagaragara, murabizi ko uyu mugore ngo ni Gisele yabitekerejeho areba uburyo yagambaniye Bobo agatuma ajya kujugunya umwana we Miracle, areba uburyo yagambaniye Kamariza umugabo we akamwirukana mu rugo. Ibyo byose uyu mugore ngo ni Gisele yagiye abitekerezaho, atekereza ku buryo yagiye ashuka Bobo, amushuka ko atwite, amusaba amafaranga yo kwiyitaho, akita no ku mwana atwite, kandi ibyo byose ari ibinyoma ari kubesha uyu mugabo wa Kamariza. Ibyo byose nyuma yuko bibashije kuba byajya hagaragara, Kamariza na Bobo bakamenya ukuri kwa nyako, bakamenya ko uyu mugore ngo ni Gisele ari umugambanyi. Uyu mugore ngo ni Gisele nawe yabitekerejeho abona nta kindi cyo gukora, ahita afata icyemezo cyo kwiyahura. Rero muri filime yacu agahinda k'umubyeyi nyuma yuko uyu mugore w'umugambanyi ngo ni Gisele abashije kuba yakiyahura, uyu mugore ngo ni Kamariza we, uyu mubyeyi ngo ni Kamariza yarakomeje kugenda ashengurwa n'agahinda, yarakomeje kugenda asharirirwa n'ubuzima bitewe nuko uyu Kamariza yatekerezaga ko umuntu uzajya kumwereka ahantu umwana we ari uyu mugore ngo ni Gisele. Nyuma yuko Gisele amaze kwiyahura agapfa bitewe n'ubugambanyi yagiye akora muri filime agahinda k'umubyeyi, uyu Kamariza nta yindi showa yari afite, yari yamaze kwiheba, yarakomeje kugenda arira yo kwarika, atekereza ko atakibonye umwana we, ariko kubera umugambi w'Imana uyu mugore ngo ni Kamariza ashobora kuba agiye kubona umwana we mu buryo bworoshye cyane. Wakibaza ngo bimeze bite? Murabizi ko umwana wa Kamariza ahantu aherereye hari uyu mugore ngo ni Tereza umufite, aho Bobo na Gisele bagiye kumuta. Ni uyu mugore ngo ni Kamariza wamutoraguye, aramurera, aranakura. Nyuma yuko uyu mugore ngo ni Tereza yareze uyu mwana ngo ni Miracle, uyu Tereza yageze ubwo avuga ko ari we wabyaye Miracle, ariko mu by'ukuri mwe muba muri kureba filime agahinda k'umubyeyi murabizi ko uyu mugore ngo ni Tereza yatoraguye uyu mwana atigeze amubyara. So guys, ndagira ngo mbabwire uburyo uyu mugore ngo ni Kamariza ashobora kuba agiye kubona umwana we bitewe nuko uyu Tereza yigeze kubwira muganga umwe bakundana ko atabyara, aricyo kibazo afite, ari nacyo cyatumye atandukana n'umugabo bari barashakanye mbere. Nanone uyu muganga ukunda uyu mugore ngo ni Tereza yakomeje kugenda akora iperereza, yakomeje kugenda akora ubushakashatsi bucukumbuye, aho yaje kuba aganirana na murumuna w'uyu mugore ngo ni Tereza ariwe muzi nka Zera. Mu gihe Zera yaganiraga na muganga, uyu muganga yagerageje kubaza Zera impamvu mukuru we Tereza ahora afite ibikomere ku mutima we byo kwanga gusubira mu rukundo. Uyu Zera nawe biza kurangira amennye ibanga, biza kurangira avuze ukuri kose, avuga ko uyu mugore ngo ni Tereza atabyara, atigeze abyara na rimwe mu buzima bwe. Hanyuma uyu muganga atangira kuba yabaza Zera icyo yaba apfana n'uyu mwana ngo ni Miracle. Uyu Zera agera ubwo buri cyo kuvuga, birangira yivuyemo avuga ko uyu mwana bamutoraguye. Kandi n'uyu Kamariza yarakomeje kugenda ataka ko yabuze umwana. Ese guys, ko mubizi ko uyu mugore ngo ni Kamariza
yagerageje gusaba uyu muganga ubufasha bwo kumufasha akaba yamufasha gushaka umwana we. Muratekereza ibintu bitagiye kuba byagenda neza? Uyu muganga ko yamaze kumenya ko uriya mwana ngo ni Miracle Tereza yamutoraguye, urabona uyu muganga atagiye guhita amenya ko Miracle ari uwa Kamariza. Ese uyu Kamariza nawe namara kumenya ko umwana yahoraga ashakisha, umwana yahoraga yifuza kubona ariwe Miracle, ariwe mwana we, murabona uyu Kamariza azabyakira gute? Ese Bobo we niyongera kubona wa mwana yagiye kujugunya ari uruhinja, kamubona Kamariza yongeye kumubona akiriho, akihumeka umwuka w'abazima kandi ameze neza, yarakuze, ese muratekereza uyu mugabo ngo ni Bobo azongera gukora ikosa na rimwe bitewe n'ubugambanyi bw'abagore? Guys, iyi filime Agahinda k'umubyeyi ni filime ikomeje kugenda ishimisha abantu benshi bitewe nuko ibisubizo byo kugira ngo uyu mubyeyi ngo ni Kamariza komeje kugenda asharirirwa n'ubuzima, rukomeje kugenda ashengurwa n'agahinda kuba uyu Kamariza agiye kongera kubona umwana we yari yarabuze. Ni bimwe mu bintu biri buze kuba byashimisha abakunzi ba filime yacu Agahinda k'umubyeyi. So rero nawe nimba iyi filime uyikunda bya nyabyo, ukaba wifuza ko inzira muganga arimo yo gufasha Kamariza kongera kubona umwana we Miracle uyimushigikiyemo, ndagira ngo tukwibutse mukore subscribe kugira ngo episode zose za filime Agahinda k'umubyeyi mujye mubasha kuzibonera ku gihe kandi mu ba mbere. So nimba dukurikiranye uri kuri YouTube, munsi y'ivideo gato ku ruhande rw'iburyo uraza kubona iyo buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho, fungura akazogera kuri all kugira ngo episode zose za filime yacu Agahinda k'umubyeyi ujye uzibonera ku gihe. Nanone turakwibutsa gukanda like, ukaduha igitekerezo cyawe hasi muri comment, ukibuka gusharinga, ubundi ukareba neza ko wamaze gukanda wanditse subscribe, ubundi ibintu byose bigakomeza kugenda neza. Gusa uyu Kamariza we yarakomeje kugenda ahangayikira uyu mugore ngo ni Gisele wabashije kuba yiyahura bitewe nuko ubugambanyi bwe bwose yari yarakoze bwabashije kuba bwajya ahagaragara, abantu bose bakabasha kuba bamenya ko ari umugambanyi. Uyu mugore ngo ni Gisele yarakomeje kugenda atuma Kamariza ashavura, kuko Kamariza yari yizeye neza ko umuntu uzamufasha kongera kubona umwana we yari yarabuze ari uyu mugore ngo ni Gisele. Ese mukurikije ubugambanyi Gisele yakoze muri filime Agahinda k'umubyeyi, hari abababaye kubera ko uyu mugore ngo ni Gisele atakiri muri filime Agahinda k'umubyeyi? Niba hari abababaye mu bitugaragariza hasi muri comment, mutubwire uko mubyumva, cyane ko hari abo nabonye badusangiza ku bitekerezo byabo batubwira bati uyu mugore ngo ni Gisele ntabwo yarakwiye kuba yapfa, ahubwo yarakwiye kubaho hanyuma akazabona uyu Kamariza ari mu buzima bwiza kandi yarongeye kubona umwana we yari yarabuze, ndetse ameranye neza n'umugabo we Bobo, kubera ko uyu mugambanyi w'umugore ngo ni Gisele yashakaga kubatandukanya. So rero nawe nimba hari igitekerezo ufite kidusharinga hasi muri comment, tubwira uko byumva, wibuka gukora subscribe, like, share na comment. Bafite La Vista, turabakunda cyane, kandi komeze barinde, ishira imigisha mu byo mukora byose, mukomeze mutere imbere. God bless you. Thank you very much.